ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso yawe Yesu genda yashimira, ayo maraso we, ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso yawe turayashimira, turayashimira. Sinzi ukuntu bigenza mana, sinzi ukuntu bigenza bikemera, ufite uko ubigenza mana, sinzi ukuntu bigenza bikemera, hari ukuntu bigenza, hari ukujya ubigenza mana, sinzi ukuntu bigenza bikemera. Turasoma ijambo y'Imana riboneka muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 18 hati, kuko uyu munsi ngo kandi uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma, n'inkike z'imiringa, ndetse n'inkike z'imiringa, igihugu cyose cy'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byaho, n'abatambyi baho, n'abaturage baho bazakurwanya ariko ntibazakubasha, ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, kuko ndi kumwe nawe ni Uwiteka avuga kugira ngo akurokore. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ariko umurongo wa 13 na 11 muri icyo gice cya mbere hati, ijambo ry'Uwiteka ryongera kuza kuri Yeremiya riramubaza riti, uruzi iki? Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waraye neza. Maze Uwiteka aravuga ati, waraye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Uku niko ndinda ijambo kugira ngo ndisohoze. Iby'Imana yakubwiye byose ibisohoje hatabuzeho na kimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niba udukunda kandi udukurikirana buri munsi, buri saha, buri segonda, kanda subscribe ndakwinginze, kanda like, kanda share, tanga comment, ndakwinginze umva video uzirangize. Imana y'amahoro iguha umugisha.